Yes, bakunzi bawe ni entertainer rero turongeye turagarutse turi muri ya masaha n'ubundi tuba tugarutsemo kugira ngo tubatembereze tubabwire byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko bijyanye na filime y'intimba ariko uyu munsi noneho ni faya uyu munsi ni moto umuntu utari bukurikire nyamuneka uraza kuba rwose wahacikanwe ku buryo navuga ko bukomeye cyane uyu munsi rero tugiye kuba dugaruka ku biki tugiye kuba twinjira mu biki nyamuneka noneho filime ahantu igeze nanjye ndi kuyireba nkabura aho mera pe ndi kuyireba nkayibura aho mera ntabwo ndi nyine muri studio rero studio zacu turaza kuba tuzirimo rwose turi abantu barenze umwe niyo mpamvu mugomba kuza kuba tayari kumeze neza di ndaho ndashima Imana utavuga cyane se byagenze biti ibintu by'akazi ibintu birakomeye cyane wabonye shema yuko umupangu we na papa ari ku bintu byamaze guhindura isura noneho rwose isa n'isaha ushobora kuza kurya cyane rwose namanze reka twanarize urabona ari iki kintu papa Shema agiye gukora ku munsi w'ubukwe wa Aline na Shema papa Shema afite za maneke impande n'impande gahunda rero yarayiteguye koko yemba mbona umunsi w'ubukwe azagaragara ahubwo ari buze kubabwira akazagaragarana na Ravi bose bazi ko bapfuye azazana na polisi buriya we ni kubibona ariko se buriya papa Shema yavuye mu Bubiligi ahantu ariko ko buriya hari umutekano ku buryo ahubwo kuri uwo munsi w'ubukwe badashobora guca ruhinga nyuma bongere bamuburishe ibaze bamuburishije ubukwe bukaba mbega igihombo mbega amarira twariye nahita ndika gukora iyi content nahita mbireka bakunze ibintimba ya Ravi ubukwe bwa Shema na Aline nibukora bukaba muzamenye ko ntazagaruka hano pe mikoro zahita uzikupa nzazimanika yes no kuvuga ngo rero reka twinjire muri byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo abantu baba bakeneye kumenya byinshi by'amakuru agendanye n'iyi filime cyane bakamenya ko situation ihagaze mu kanya gato tugiye kuba dukurikira ikindi gice cyayo ni saa 4 zuzuye n'amariyari kirakuza kuyikurikirana kugira ngo tuze kuba turyoherwa muri rusange reka duhere kwa mama Shema birangiye nako kwa mama Ravi Shema umunsi w'ejo yari ari gutakamba apfukamye asaba imbabazi ariko turacyabafitiye inama cyakora Shema nk'uko yabivuze uriya mubyeyi arasenga iyo umubeshya arakwitegereza akabibona kuko biriya iyo bitaba amasengesho ntabwo wakabaye wizera Shema reka ariko rero nanone Shema ni umuntu mukuru nta kintu kindi agendeye muri ruriya rugo afite amafaranga ntabwo yakabaye ngaze ngo apfukamire uriya mubyeyi aba atari urukundo ni urukundo rutuma apfukama ese weho ubundi urabona biriya bintu byo kwa mama Ravi mu gihe baramutse koko bamenye ko Ravi yabayeho bakongera bakabica kwa mama Shema huko barine kwa Ravi bamwica Aline n'umugome Aline afite ubugome bwinshi imaze ko none no gupanga kurogana manze cyaganzo ntabwo byamuhira rero uburozi bwesha manza tita amafaranga ye hanariye ntibukora pe ngo waroze hajya horaroga uramupfumu n'umupiratano wakombye ahora hinnye gatoki uramupfumu n'umupiratano wasanga ari na kata za tito wayigenge sha ako yagiye hedi abantu bakumbuye wayigenge muze mvuge mumbwire na Tito wacu Tito niwe wayigenge harya niwe wayigenge wa musheri wa Ange ni Tony yes no kuvuga ngo rero ikintu mbona cyo ibintu bigiye guhindura isura muri no filime igiye kuryoha nawe niko uri kubibona cyane rusi imyenda koko bazabona ahantu bayibika izaba ari ibaza bangu 12 abakobwa 12 ushiremo abajeni mama ahantu harya abandi bambara ni bande n'abageni na pare na marene ariko nubwo ari minisitiri bamanza ku rundi ruhande bafite n'uruganda rukora amafaranga wasanga minisitiri afite kakamashini njye numva mu nyinamico birashoboka kuko iyo myenda buryo numvishe zabihenzemo n'iki ndumva ikaza zambaye ihagaze nka $1,000,000 imwe kwa minisitiri ubanza ariko ari minisitiri w'isi
aho kwa ngofero agatimba turakambara yani gukodeshwa kimwe yakambara ka 200 yakambara k'ijana n'ubundi byose byitwa gatimba. Yes, ni ukuvuga ngo rero ibintu byakaze, ibintu birakaze. Ngira ngo wabonye ko Manzi amaze kumenya ukuri, igisigaye ni Ganza. Ganza bamubwire no kuri undi mwana arababaje, baze niba niyo riri ndege akaba mu bya buriya ntajya hora hari igihe Manzi azamwihengekana mubwire, gusa Ganza nawe arizera, wumvishije yuko yizera neza ko ubukwe butazaba cyane. Kandi na Claudine, ariko Claudine ni umunyabwenge ukiraho. Claudine ni umunyabwenge, ibaze ukuntu abajije umudekorateri ngo none se ubundi ingofero bazayambika nde? Wa mugani bari gutegura ubukwe, ba nyirasenge ba Shema barahari, twamaze kubabona, ba se wabo, ba mama we, ariko se papa we nicyo kibazo. Shema azambika ingofero undi muntu utari papa we kandi papa ahari? Nicyo kibazo gikomeye. Ahubwo ahantu hagiye kuzamo akandi kantu, Shema agiye guhuza minisitiri na mama we ababaze se. Bagomba kuzana papa wa Shema igitaraganya kugira Shema abone uwo yambika ingofero. Nabyo birashoboka. Nimuze gucika ndenge ndumva binteye amatsiko. Ariko si imyenda iraseta. Imyenda yihe? Y'abageni. Simbizi Manzi zaba iriho zahabu. Ko tuzi ko mu Rwanda twambaye imyenda imwe ihoraho ya gakondo mu gusaba. Mu gatimba ko tuzi ko ari kamwe nyine, kamwe kaba gafite ivara. Bizagenda bite ku munsi wayo? Njye numva izaza isa nka shokora cyangwa ari umukara bitewe n'umutima warira. Izaba iriho zahabu. Zahabu bazayidawunilodinga, bazayibona, bazayishaka, bazayidodesha. Imikenyero irenga 300 numvisha ari kubara. Ibintu birakomeye. Amasengesho kuri Ravi wacu, agahinda araryama karota akagira ate. Gusa uko byagenda kose baraza kumwumvisha ibintu kandi biraza kuvamo. Katwizere ubusa Ravi koko azaba mu nzu iminsi yose. None se ubu koko Shema kanavuze ukuri akagubererekera. Kuki atababwiye ko papa we yabonetse kandi ategura ubukwe ariko bufite izindi gahunda? Yakababwiye ukuri kose agasuka hasi. Nabyo azayababwira igihe se arwo cyari cyagera. Yewe ndumva nshaka kubona Ravi ari gufatanya na Shema muri iyi ntambara. Yaramutse agaragaye bamugirira nabi by the way. Nenda niyo atasohoka mu nzu ariko bakajya bavugana, Manzi akajya ajyayo akamubwira, Manzi akajya kubwira Shema. Ari icyo bitwaye? Mubona ari cyo kindase. Bwa nyuma na nyuma rero murabizi Shema n'umwana mwiza ntabwo yakigumana amabanga, na cyane ko papa we yari yabimusabye. Abantu batari bazi ukuntu papa wa Shema yitwa nabonye hari ababasubije. Muri abana beza di musigaye muzi kubazwa mugasubiza, Imana ijye umugisha. Nibyo koko yitwa Kalisa. Nabamenyesha ko uyu munsi ari umwoto ubwo Shema na Manzi bari baje guhura na papa Shema. Ibibazo bikaba byinshi, ariko murabizi papa Shema ni umuntu utari gushaka kuvuga imipanga afite. Ntago arabwira Shema gahunda afite uretse kumubaza byose uko bimeze. Ese byaba bifitemo gahunda? Yaba afite gahunda yo kwihorera Shema ntabyo azi? Ese ubundi koko papa wa Shema nta yindi famiye yigeze atunga aho yarare? Ntimuze gucika rero, ni hano kuri Win Entertainer. Ibyo byose wabikura umenye ngo mu Bubiligi ko nako yatubwiye yazengurutse ibihugu byinshi, nta muryango yigeze agirayo. Ese niba hari undi muryango biraza kugenda bite hagati ye na Shema bamaze kunga umugozi umwe? Ntimucikwe rero, aha niho honyine ibintu biba biri kubera. Mu rugo rero mama Shema we nta kintu azi, aracyasaba abanyamasengesho gusenga, kandi ntamenye ko umuntu ari kubwira gusenga. Inkuru y'ibiri kubera mu rugo yose we arayizi, ariko nyine ntagacika intege. Nka shangazi w'umwana bagomba gusenga amanywa nijoro. Muramuzi umunsi w'ejo twamubonye ari mu gashyamba ari gusenga asengera Shema. Mu rugo kwa mama Ravi barasengera Shema, kandi murabizi amasengesho nicyo kintu cya mbere gikomanga ku ijuru, ibisubizo bikabonekera igihe. Aline nyuma yo gukurwamo amakuru na Claudine rero yaje kugenda gutya ari kuri telefone ye, yumva ka voice note ari kwivugisha ahantu, umuntu ari kumva voice note y'ibyo yavugaga. Agaruka yarwambikiranyije, ahageze asanga Claudine telefone ye n'ubundi ngo barayitwaye. Ariko turabizi ko Claudine phone batayitwaye, ahubwo nyine nizakata zaba amaneko.
aba yabihishe akabeshya ngo ntabyo afite akamwereka amatusha amwe ati wamenya ari ibiki ati gusa hano mu rugo hasigaye hari za kamera kandi kamera zarakubonye ibyo wakoraga byose uko wageraga ute uko wihanaguraga birangira yongera noneho arabimwemerera kandi ari ukumubeshya. Aya majwi rero kuza kugera kuri Shema ubundi nicyo kibi. Ntabwo turamenya umuntu Claudine ari koherereza ibiri kubera hano byose kuko buri kanya araba ari kurikodinga afotora yohereza. Nta muntu uzi ngo bijya he cyabivahe. Reka twigarukire mu rugo rwacu rero kwa Ravi. Niba utarakora subscribe comment aho tugereje yawe ni ingenzi. Twumve ngo twagendanye muho tugeze. Muri uru rugo murabizi ni rwo rugo rw'abakomedi ubundi. Ravi ararwaye ariko arashaka kwikinira na Mimi. Mugere Mimi rero uyu munsi yatahoye amubwira ibibazo byose yahuye nabyo muri examen murabizi ku munsi w'ejo. Ariko finale ajya gusoza yambwiye ko Shema yaje no mu rugo biramunanira kumwakira. Aramutonganya bikomeye Ravi akurukundo karangana warababara. Ese Ravi abagikunda Shema? Ravi ko tubona akomeje kwizera Shema ko ari mu murongo mwiza. Ubundi buriya mwebwe muratekereza koko baba barahuyeho? Ntimuze gucika uyu munsi rero kuko Shema burya ntabwo twigeze tumenya ko yigeze agera ku bitaro. Nubwo Ravi yari ari muri koma ariko murabizi ko umuntu yavuga umuntu ari muri koma aba yumva. Arabizi neza ibyo arimo nubwo yabigize ibanga nawe. Mama Ravi mu kumara kumenya ko Shema atarozwe atagize ate ahubwo ari imipango yo gushaka papa we nawe yishimye murabizi ukuntu umunsi w'ejo byarangiye yishimanye na Manzi. Ravi agasohoka akabona ukuntu bishimye n'ukuntu batangara n'ukuntu bari kuvuga ngo komeza ubibike bikamucanga. Nimuze gucika uyu munsi rero ibintu byose biraza kuba ari biri hasi bushyashya. Uwo mukobwa wacu w'ishyari we rikomeje kwiyongera kuko n'ubu ntaramenya aho umukunzi we ari.